Karasira Aimable rero nk'uko mubizi byakomeje guhwihwiswa ariko bikagenda bivugwa anonyme gusa ariko nanjye narabibonye umuntu yarabimbajije numva nkuta umutima numva umutima urakutse neza neza umutima wenda gukuze burya ndavuga ni Imana nibi bintu birabibyuya ntibiba amaraso aho uzi ikintu nk'iki ngiki ni ukuri ndambiwe kuhora numva rwose nk'umuntu yapfuye yafunzwe yagize gute ibi bintu biteye agahinda kandi birababaje nkumbuye inkuru yo kumva ngo Karasira Aimable yaburanye yatsinze yabaye umwere yatashye agiye mu muryango we agiye gukurikiranwa yivuze cyane cyane ko anavuga ati rwose uru rubanza mburana cyangwa se ibingibi byose ngewe muzi ko nari maze igihe nifatira imiti kubera ibibazo bya depression sinari maze iminsi bose nyaboneka ngewe ntago Karasira njya nkunda kubivuga mu by'ukuri hari aho nabivuze mvuga ku bintu bigendanye n'ibya idamange numva intore inyanjama ngo naravuze ngo ibiki n'ibiki hari igihe uvuga ikintu zigashaka guhimbira ikindi cyangwa zigashaka kubihinduriramwo ibindi ariko kuri case ya Karasira nkuko nagiye muvugira rwose Karasira akwiriye kumvwa cyane cyane ko n'ubu ngubu akiri kuburana bakareba ibitekerezo yagiye avuga cyangwa se ibyo yagiye atangaza cyane mu kuvugira abantu mu bibazo abanyarwanda bafite mu karengane abanyarwanda bariho ndetse bakanita cyane kuri iki kintu cyo kuba Karasira ibibazo yahuye nabyo mu mateka bavuga ati ngewe nahuye n'ibibazo byinshi cyane mu mateka yanjye mabi nagiye ncamo maze rwose hari ibintu byinshi buryo ushobora guheraho agaciro umuntu aho kugira ngo umutere umufunge cyangwa se kugira ngo ntago burya ikintu njya nkunda kugarukaho cyane ntago gufunga n'ubwo bavuga bati ni ukugorora ariko muri rusange ntago ibihano biremereye cyangwa se ibindi birenze by'indengakamere ari byo bigorora umuntu cyangwa ari byo bigira umuntu muzima amprise unanakubwira ati ngewe mfite ikibazo iki n'icyo nari nakikwereka ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukureba uwo muntu ubuzima bwe niyo keya ya mbere ukareba uyu muntu ese koko niba ari kumuzeza ko yavuze ibi ngibi yabivuze mu yeta cyane yakubwira ati nari ndi muri leta niyo umuntu akubwira ati nari ndi muri leta iyi ngiyi daboro kumvwa nkuko yagiye avuga ati nkeneye kwivuza kubera ibibazo ibi n'ibi icyo cyo cyari ikintu cya mbere cyumvikana ariko hari ibyiza Karasira yagiye akora byo kuvugira abantu bari bababaye ku bibazo igihugu gifite wahagombye no kumva ahubwo ukavuga uti nshingiye kuri ibi ngibi hari icyo nakagombye gukorera umuntu kugira ngo yubake igihugu umuntu rero buryo uri kukunenga faites attention umuntu niba ari kukunenga cyangwa ari kuvuga ibitekerezo bye kumva nibyo bya mbere kurusha uko umuntu yaza wenda ari umuntu udafite umusanzu na mutoya ku byakagombye kugira abantu akamaro ntiyavuga ati ibintu ndabona ibintu bimeze gutya na gutya kandi muri make nahuye n'ibibazo ibi n'ibi ariko rero muri rusange twibutse yuko ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi w'urubanza rwa Karasira Aimable ni n'abantu benshi baniteze bavuga bati ese Karasira Aimable uyu nguyu ugiye kuburana mu by'ukuri ibi bye bimeze biti ubu rero abangaba bagiye nk'uko turi bubigarukeho nagerageje kugenda noza mbaza umuntu ku wundi waba bafite amakuru ariko benshi bati aharaba nabifuza ko Karasira Aimable hari yagwa muri gereza cyangwa se bafite indi target cyangwa se izindi mpamvu runaka utamenya haba mu kugira ibyo barindagiza cyangwa ibyo barangaza nk'abantu ntiwamenya ari benshi barabivuga uburyo bunyuranye ariko mbere yo kuza kugaruka kuri iyo nkuru neza mu buryo burambuye nuko atari gusa turi bugaruke no ku bindi hari nanone indi nkuru ya hano nduzi n'itangazamakuru rya hano cyangwa se na leta yagize icyo bivugaho ni leta ku rwego rwa RCS kuko hano hari inkuru ivuga yuko ari ngo ari kwinywera igikoma atekanye ibyahwihwiswaga ko Karasira atakiriho byamaganiwe kure ni iyi nkuru yazindukiye hano ku rubuga hano ku kinyamakuru cyo mu Rwanda aho
ni nakoze inkuru nabyo muri buze kumva ku iki kiganiro nacyo, kugira ngo mbere kuko evenuma zagiye zigenda yuko twari tutarabona ikinyamakuru kibivugaho, ariko hano biragaragara ko itangazamakuru naryo ryagize icyo ribivugaho rusange. Iyo nkuru rero nimuza kuyumvaho ndi kugaya yuko nta tangazamakuru riraza kubivugaho, nuko ari ebyiri mba nakoze mixte nazihuje muri rusange. Ariko intangiriro y'ingiyi irabereka aho murajya murumva ko ari aho natangiye ndi kunyega itangazamakuru, wenda babyumvise, nuko ngira ngo mbereke uko twagiye dukurikirana iki kibazo. Hano amakuru rero ngo y'ibihuha yavugaga ko Aimable Karasira wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ubu akaba afunze yitabye Imana, yamaganiwe kure, ndetse muri iki gitondo yabyutse nk'abandi bagororwa afata ibitunga umubiri bya mu gitondo. Kuva ejo rero ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter ndetse na Facebook hakomeje gucicikana amakuru y'ibihuha avuga ko Aimable Karasira ufungiye mu igororero rya Nyarugenge yaba yitabye Imana. Nuko rero ni amakuru akomeje gukwirakwizwa n'abakunze kuvuga nabi u Rwanda, bahimba ibinyoma bigamije kurugaragaza nabi isura yarwo rusanganywe. Hano ndi kubabwira ko turi gusoma ikinyamakuru cyano mu Rwanda, ari nabyo nababwiye nti ibintu byose twumva dukwiriye kujya tubireba tukabiguta. Nshimire cyane n'abagiye bafata umwanya wo gukurikira, nk'umuntu wenda uzwi avuga ati ndi impirimbanyi twanirira opposition diki. Muri rusange urabona ko aka kantu gahita kakwereka objectif. Hari igihe umuntu ashobora kuza, burya tugomba ku rugamba abantu bagomba kugenda bitonze. Iki ngiki gishobora no kuba nacyo ko bibaye atari byo, gishobora no kuba kugize intore yitakiranza kugira ngo cyane muri opposition bakigire gute, cyane cyane ko ari anonyme, cyane ko n'umuntu ushobora no kwishyira muri opposition ukereka ko uri muri opposition kandi uri muri position uri muri position kugira ngo nyine bazazavuga ati dore n'abantu berekana ko barwanya u Rwanda bashaka kwerekanya, noneho kugira ngo ubutanu uzajya uvuga ikintu noneho n'icyari kizima bavuga bati n'abantu ni babandi bamenyereye ibihuha. Niko mbitekereza, ariko wenda abantu bazajya bagenda babireba neza. Ni amakuru arakomeje gukwirakwizwa n'abakunze ngo kuvuga nabi u Rwanda, bahimba ibinyoma bigamije kurugaragaza nabi isura nziza yarwo rusanganywe. Hari uwiyita ngo wakanda ngo kuri Twitter ukunze gutambutsa ibitekerezo bisebya u Rwanda. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter yagize ati ripu ruhukira mu mahoro Karasira Aimable, tuzahora tukwibuka nk'intwari, gupfa nibisanzwe iyo uzize ukuri, Imana igukomeza Karasira mwiza. Nuko rero nibyo navuze, kimwe nuko Karasira ahantu dayera afungiye se arafunze, ariko hari ababona amakuru ye mbere neze nk'uwo nk'ahangaha uyu muntu uvuga ko ari Twitter ngo ntiwanamenya ngo nindi watwitinze iyo Twitter ajya kuvuga ibi ngibi, ariko mu kanya ati ni babandi bakunda kwibasira ubutegetsi. Na rero ni nk'uko ushobora kuza mwizera ukamukubita inkuru tugira vuba vuba Karasira yapfuye amerewe nabi, cyangwa se yapfuye n'icyo ukajya nkirukanka aho ngaho baba bambonye bati mwizere gukwirakwiza ibihuha n'iki. Ariko ndi mu bantu nibura ba mbere bagerageje kugira ngo nshakishe ayo makuru, nibura mbaze numve uko ibintu byaba bimeze. Aho ngaho iyo rero maze kubaza abo bita reconsene cyangwa se abo bireba cyane, nkamenya uko ibintu bimeze nkabitangaza, nkavuga nti namakuye na source d'information nayikuye kwa hangaha. Abari nabo bankurikira bambona source d'information ariko mfite ahandi nayikuye. Bishatse kuvuga ngo aramutseho ko yaragize ikibazo, abo ngabo bampaye amakuru bakaba bambeshye, nibo baba ari ikibazo. Kuko nk'umuntu wenda niba mweyari hafi ye cyangwa se ari umuntu ugize akavuga ati nta kibazo, urumva ko ahangaha bari ikibazo. None rero amakuru rero y'igihuha kandi yagiye navugwa n'abandi bakunze kuvuga n'ubuyobozi bw'u Rwanda, harimo wita Kamena Jeanne kuri Twitter, nawe wavuze ko hari kwishimishwa urupfu rwa Karasira Aimable. Hari n'undi ariko nabibonye kuri ntuza na kuri YouTube, ari nawe abantu bizeye cyane
ko bakunze kumubona bavuga bati yo ni impirimbanyi ariko we nawe yabishimangiraga ko Karasira yapfuye. Abantu rero bakaba bakwizera ko iki, ariko dukwiriye kubanza kukugira mbere yo kugira, kuko hari igihe ushobora kuba uri guharanira uvuga uburenganzira bw'abantu, umuntu akaba yanapfa ntumutabarize. Kubera iki? Kubera ko bakuziho ibihuha cyangwa se kubeshya. Ahubwo tuba tugomba kubanza kuba vigila cyane, tukamenya ngo ibintu koko bimeze biti. Amakuru twakuye rero mu rwego rw'igihugu rushinzwe igororwa RCS avuga ko Aimable Karasira ameze neza, aho afungiye akomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bagororwa. Wahaye amakuru rero aha turi kuyasoma Radio TV 10 yagize ati Karasira ni muzima nta nubwo arwaye. Andi makuru kandi avuga ko Karasira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 28 Werurwe yabyutse afite imbaraga aho afungiye, ndetse afata ifunguro rya mu gitondo igikoma nk'abandi bagenzi be bagororwa mu igororero rimwe. Uwaduhaye rero amakuru yagize ati amakuru ya ko Karasira yapfuye ni ikinyoma. Karasira yapfuye yabyutse yinywera igikoma rwose. Aimable rero Karasira wigeze kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda agiye kumara imyaka 2 afunze kuko yatawe muri yombi tariki ya 31 Gicurasi 2021 akurikiranyweho ibyaha birimo guha ishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Jenoside noza isije ikomeye, njya nkunda kubabwira ntikomeye cyane, ntajya na debataho, ntajya njya muri deba yayo, kubera nanjye burya umunyapolitike mfite umurongo, burya umuntu agira umurongo wenda agenderwaho bitewe n'impamvu. Ntago ahangaha bivuga, nta kintu bigarukaho cyane kuri ibi ngibi nk'uko nabivuzeho kuri Idamange. Icyo nshimangira ahangaha cyane cyane kuri Karasira Aimable ni ukumvwa ndetse akanarikurikiranwa neza, cyane cyane akanitwa no ku burwayi bwe, kuko umuntu yavuga ati nabikoze ibi ngibi, umuntu ufite ariko depression, ntabwo depression ikizwa na gereza. Icyo ni ikintu cya mbere. Intore muteze amatwi muri kumva ati Mwizerwa ashyigikiye Karasira Aimable uhishingira akanahakana jenoside, ati yarifuza ko ibyaha bye bitavugwa cyangwa se ngo abihanirwe koko. Mujye mwumva uyu muntu. Twebwe rero icyo tuba dushyigikiye cya mbere tureba, hari ibyo twibandaho cyane twitaho. Narabivuze ibyo ndebaho cyane, kandi ibyo mpa agaciro n'ibyo nkunda kudebataho. Harimo ibyo ntajya ndebaho cyane rwo, ntajya ndebaho sino no kuvuga no cyane, ntajya mu iyo deba yindi, kuko Karasira mu byaha yarezwe ibyaha byinshi, ariko n'ibyo ngibyo nabyo bindi bigendanye na jenoside abayoriwe cyangwa se kuri Idamange, hakabaho uburyo nabwo bigomba kurebwaho, banashingiye no kuvuga bati uyu muntu kuko hari igihe abantu benshi usanga banabyibazaho, umuntu yarayirokotse, ese kubera iki byagenda gutya? Ese ubu ngubu nta mpamvu zindi zagira, wenda abantu bakabafokasinga cyane. Sicyo sinyigarukaho cyane, wenda twigarukira ku byaha bindi yarezwe tukavuga tuti ibi ngibi gutyo. Nuko rero cyane cyane ko Karasira Aimable nk'ubu ngubu nta nubwo wanavuga ngo ibi byaha nubwo abiregwa, ariko aracyari umwere. Urukiko ejo bundi rero ngiye numva mu mutima wanjye bindimo ko Karasira Aimable ashobora gufungurwa. Ngiye numva bindimo, numva mfite ibineza neza, birakampama rero rwose uyu mwuka mfite kumva azataha rwose. Nyagasani umutuzanire rwose, Karasira agere mu rugo, aboneke aziwe, yiyite no ku mwana yasize murumuna we, ndetse abe yanashaka nabyare yungura umuryango. Iryo ni isengesho ryanjye rwose kuri Karasira Aimable, vuga nti Nyagasani umufashe kandi umurengera aho ari cyane. Nuko rero uyu mugabo rero uhakana ibyaha ashinjwa yakunze gusaba urukiko kurekurwa akajya kwivuza indwara zirimo iyo mu mutwe. Yanakunze kugaragaza nk'impamvu yo kuba atari akwiye gukorerwa uburyozwacyaha. Mu mpera z'umwaka ushize, mu mwaka wa 2022 mu kwezi k'Ugushyingo, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije Karasira Aimable kwiyambura ububasha, ruvuga ko ibyo aregwa biri ku rwego rwo kuburanishwa
n'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Karasira Aimable rero uri gusaba ati mwose n'iki mwakagishingiraho mukareba ibibazo bishingira ku mateka, bishingira kuri depression n'ibindi mukandeka nkajya kwivuza kugira ngo habeho uburyozwacyaha kuri iki cyaha naba narakoze cyangwa se ibingibi. Ni byinshi kuri Karasira Aimable, natwe rero turamwifuriza kandi turamusabira kuba yarekurwa ndetse no kuba yaba umwere, cyane cyane ko kugeza iyi saha akiri umwere mu rugamba ari kurwana narwo. Nuko rero aha ni ku binyamakuru byo mu Rwanda bivuga ko byabajije inzego z'ubugenzacyaha, nako inzego za RCS cyangwa se babajije muri RCS. Natwe uko twabibabwiye twagerageje kubaziza nk'uko tugiye kugaruka neza kuri ayo makuru ngo tubashe kuyasangira abo twabajije natwe kugira ngo tubashe kumenya amakuru. Ariko nongera kubasaba kugira ngo ibintu nk'ibi nkanjye suku kubeshya neza numva ngabanutseho nk'ibiro bingahe, reka tujye tugira n'isengesho rya nyemoraho ya mu Rwanda twagiye twumva tuti havutse aba n'aba kugira ngo twumve amakuru ngo hapfuye aba n'aba. Mu Rwanda habonetse imirimo, abashomeri aba n'aba babonye akazi, aho kugira ngo twumve ngo abashomeri biyongereye ku rwego runuru. Mu Rwanda hafungwa aba n'aba aho kugira ngo twumve ngo hafunzwe aba n'aba. Urumva ngo mu Rwanda buri kwezi hafungwa abantu 1000 nibura tukavuga tuti buri kwezi hafungwa 10,000. Gereza zabaye nkeya, abanyarwanda babonye akazi, bamerewe neza, bishimye banezerewe, kugira ngo twumve ngo bari mu mibabaro, bari no mu gahinda gakomeye. Ese ibi ngibi ari wo bitashimisha? Ntawe bitabera, nuko ngo bitinda kuza mugani wa Theo. Twikomerezaho tunumva uko ibintu bimeze, cyane cyane ko ngo nawe utubwira ati Karasira Aimable rwose ati abo nabamwifuriza uko twakomeje dutohoza amakuru ku bundi buryo. Ibibari mu mutwe mba mbizi kenshi, mwese abankorera imigambi mibi nzabatera n'umwaku. Kuri ibi ngenda bibabwira nkurikije uko nabyumvise cyangwa se uko nabihawe, si uko namubonye kuko nta mubonye cyangwa ngere kuri gereza, kubwo nyine ntibishoboka kuri ngewe hase mw'iyi minsi. Ariko icyo babwira nuko nabibonye gusa. Ariko tunazirikane yuko afite umunsi w'urubanza, ubwo nabwo tuzabimenya uko ibintu bimeze byanze bikunze. Ariko ibyo namenye cyangwa se ibyo natangarijwe n'abantu bari hafi ye, ubwo nabyo tuzabimenya niba ko byarabaye byiri kuvugwa, uko ari kuvuga Karasira yapfuye cyangwa se ngo yarishwe. N'ibyo batubwiye atari byo nabyo tuzabimenya byanze bikunze. Ariko umunsi w'urubanza rwe n'ejo bundi, ntabwo ari kira, ntabwo ibyo byose turabireba, ntabwo ari ibintu byahishirwa, biragoye kandi nta nubwo byaba binumvikana. Reka turebe neza. Bakunzi bacu rero hari benshi banyandikiye, nubwo nashyize ubutumwa kuri rubuga rwanjye rwa Twitter na Facebook yanjye, abo basaba kujya mujya mudukurikira no ku mbuga zacu zose. Hari ibyo duhita twihutisha mu buryo bwihuta bitewe n'uburyo abantu baba babifitemo uburyo bwo gushaka amakuru ku cyerekeye Karasira Aimable. Uzaramba uzaba akiriho, uzaramba muri gereza ya Nyarugenge. Benshi rero amakuru yatangiye gukwirakwira hirya, ariko mu Burkina Faso anonyme mu buryo butazwi cyangwa se abantu utabona bigaragara. Bamwe bibaza batese Karasira arapfuye nawe yaragiye. Mu by'ukuri n'abatwandikiye benshi ariko bagiye batwandikira twabagiye tubasubiza. Hariho n'abandi bakomeje kutwandikira, ariko icyo twagira ngo tuvuge ko iyi ngiyi kuri iki kintu kigendanye n'ibyo ari kuvuga bati urupfu rwa Karasira, nubwo tugira ngo tubavane wenda se tubabwire amakuru dufite, ariko
kugeza iyi saha hari ibindi nanone turi buze kuganiraho cyane cyane nyine bya hano muri rusange. Karasira Aimable twagerageje kwegera abamuba hafi cyane mu buryo bwa vuba, ibyo ari byo byose umuntu yafungiye hano afite ahantu bagomba kumusura, ndetse tunagerageza no kubaza abantu bagiye gusura mu cyumweru gishize, ni muri weekend uziko basigaye basura kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru sadepa bitewe nuko yabishatse, ariko twagerageje kubaza impande zose kuri ubwo buryo, ariko bamusura ku ruhande n'abandi basura abantu ndetse baba banani hafi y'ahantu yaba afungiye. Kuri urwo ruhande rumwe kuba musura bati Karasira Aimable nta kibazo afite, ndetse no kugeza iyi saha ntawe uraduha amakuru yerekeranye yuko yaba yagize ikibazo, ariko icyo tuzi nuko nta kibazo afite, kandi yuko ibyo bavuga gupfa keretse niba hari ababimwifuriza cyangwa se hari ikindi bagamije, ariko nta kibazo afite. Ngiye ndi kura konta ndi gusubiramo ibyo bampaye ndi kugira ngo ntohoze ayo makuru, kuko ntabwo nakumva inshuti Karasira yaguye mu mata cyangwa se yahuye n'ibibazo cyangwa se yagiye nk'uko bari kubibaza ngo nicare no kumenya uko ibintu bihagaze. Ubwo buryo nibwo twakoresheje. Ku rundi ruhande rero tubaje none aravuga ati byese ubwo yari kubaho ko ati cyo ni ikintu kidasanzwe, ntago ate burya, kandi burya no muri gereza bakunda kumenya amakuru cyane kurusha natwe. Tuba burya uzi ko muri gereza abashobora kumenya amakuru yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Maison Blanche kurusha twebwe turi hanze. Na gutyo ni ibintu bibyo bikunda kubaho. Byaba bitangaje rero ko Karasira yahuye n'isanganya cyangwa se sinisanganya yapfuye cyangwa se byagenze bite, ariko ntawe bimwifuriza bitsindwa mu izina rya Yezu Kristo. Rwose turabyamaganye. Karasira Imana imurinde, imufashe tuzi ko afite n'urubanza muri iki cyumweru rugomba kuburanwa. Rwose reka nongere nsabe, ni ugusaba ariko Leta y'u Rwanda, nsaba ubutabera bw'u Rwanda Karasira Aimable rwose kumurekura, kumufungura akaba umwere, mukamureka agataha rwose akajya mu rugo. Karasira agaruka muri sosiyete, akongera akaganira n'abantu, akishima, akanezerwa, akivuza. Njye ngenda mbigarukaho, ngenda mbivuga. Umuntu uvuga ati nagize ikibazo cya depression n'ibindi, ntago uburyo bwiza bwo kumufata neza ari ukumufunga, uburyo bwiza bwo kumufata neza no kumufasha, no kumuha akazi, no kumureka akigisha, no kumureka akisanzura muri rusange. Banyarwanda rero, banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ibyo twabashije kumenya ku iyo nkuru ya Karasira cyangwa se kuko Karasira byaba bimeze ni ibyo ngibyo. Wenda hari n'ibindi ntago twavuga tuzi ibyo twaganiriye n'umuntu byose muri rusange, ariko byose byatuganisha bitwereka ko Karasira nta kibazo yaba afite, ariko abona agiye numva bavuga ngo amaze iminsi 7, icyumweru cyose cyaba ari cyinshi cyane. Ariko niba ngewe nivuganiye n'umuntu we umuzi akavuga ati nta kibazo, urumva ko nyine ntago nafata ibyo nakuye handi, nafata ibyo umuntu yambwiye. Ubwo ntibizaba biba byo nyuma bikagaragara ko yatubeshye, nabyo ngewe narabwiye ko ngewe ikintu menye ndagitangaza, ndakivuga, kandi nigira ngo nkuko gukora iperereza kwanjye nuko nashakishaga, ntabwo ntarembiri kubishakisha kugira ngo no kumara abantu urujijo gusa. Ariko ikintu nanone njya nibazaho cyane muri ibi tubamo cyangwa se mu rugamba turi kurwana, ni ikintu nk'iki kigasirikira hano mu Rwanda. Haba icyo bita itangazamakuru ryinshi cyane, haba ibinyamakuru, amara YouTube, hari ibiki byose. Inkuru nk'iyo ngiyo abantu benshi bagaceceka ntibagire ikintu babivugaho. Niho hantu usigara nibaza, dufite ibinyamakuru, dufite bikorera mu kwa leta, dufite ibindi ubona bisa n'ibishaka kugenda binyeranyereza nubwo byose biba bitoroshye. Ariko mu gihe dukoze iyi nkuru, kandi inkuru yagiye ikwirakwiza ahantu hirya no hino, ntago cyane ariko ntago ari hano mu Rwanda. Nibaza impamvu ki ibyo binyamakuru nta kintu bivuga biti ibi bintu nibyo cyangwa si byo, nabyo ni point d'interrogation. Ariko icyo kugeza iyi saha mfashe cyangwa nkomeje kuzirikana nuko nabwiye iryo jambo ryiza yuko Karasira ahari.
icyo dutegereje nanone kuri Karasira Aimable ni ryari uzaramba Karasira Aimable agomba kuburana urubanza rwe umusibe ejo ku itariki 30 kuburana urubanza mu rukiko rukuru n'urugereko rw'urukiko rukuru ngo rushinzwe kuburanya ibyaha ndengamipaka ibintu nk'ibyo ruri Nyanza hariya twajyaga twiga mu bitabo ngo bihe yateruye ingoma, ariko niba ari hariya simbizi. Ugera i Nyanza muri gare, waba afite imodoka nkatwe dutarasa n'amaguru ukagenda ni nk'iminota nka 20 ndumva ariko irarenga, kuko utega moto ukagenda ukaruha. Narabigiye nk'iminota nibura nka 30 cyangwa se 25 gutya wihuta nkanjye cyane, kuko ngemba ngenda nsiga amazi, nsiga imvura n'umuyaga. Nuko nguko rero ubu hageze harimo akagendo uko bimeze kose. Abazaba rero babashije kuzajyayo gukurikira urubanza rwa Karasira Aimable rwose, bazaba bajyayo muzaze muri benshi, natwe nitubishobozwa tuzagenda turi benshi cyangwa se tugereyo. Tutabishobozwa nyine nuko nguko bizaba bimeze gutyo, ariko uzagende nibura abone ko ari abaje gukurikira urubanza rwe, nubwo ari kure cyane, ariko kure y'amaso ntabwo ari kure y'umutima. Banyarwandakazi rero ni ku itariki 30 Werurwe kwezi kwa 3 mwaka 2022 azaba hari. Mwibuke ko Karasira Aimable mu bihe byerekeranye na cogamu yazaga kuburana, kaza rimwe avuga ati naho ndaguwe bankubise bangize intere, ati ntago turi abana ahubwo turi ibintu, ati bazanatwica, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Imana ishimwe rero niba ko bitaba byarabaye cyangwa ko biri guhwihwiswa bikaba ariko bimeze, ariko twizere neza ko amakuru twahawe yaba ari amakuru y'ukuri kandi afite ireme. Gusa kugeza iyi saha mu gihe tutarabona ibyo ngibyo, biramutse koko byarabaye, ni nyine natwe twahita twibaza hejuru y'ibi ngibi, twahita twibaza ibintu byinshi cyane. Ukuntu ikintu gishobora kuba cyamara kuba wenda ntikimenyekane kimaze icyumweru, ku buryo nawe umuryango usanga akubwira ati nta kibazo. Aha rero ubwo tuzabimenya uko bimeze kose. Ngenda avuga kandi nkabivuga uko ibintu bimeze. Bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ndumva tuba turahanga kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nkwibutse wowe dukurikiye ku biganiro byacu, witwumviriza gusa, reba aho hepfo hari akantu kameze nka kantu ko kuvuga ko kwemeza, wemeze uvuga uti ndakukunze, like, ndetse ukore nawe usheye, koreshe yawe ku bantu ufite muri telefoni badukomeza badukurikirane, birinde bigera no ku bandi bose batwifuriza amahoro kandi badukunda amanywa n'ijoro. Tuje rero hano hari ibindi tugiye kuganiraho, ibintu bikomeye cyane. Amerika n'u Rwanda bihagaze bite? Bihe byashize wasanga umubano ari nk'umwe mu Rwanda na Zaire kera, ariko ubu ngubu bimeze bite? Kuko inyandiko ngewe yanteye kwibaza byinshi cyane, kandi singiye gusara n'abandi. Tuyikurikire. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze aho muri hose, kandi twishimire uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Mukomere cyane, tumaze iminsi aho tugenda tuganira, kandi tubashimire cyane rwose uburyo mukomeje kuba hafi y'ibiganiro byacu. Nongere mbabwire ngo nubwo iminsi baho umuntu akibasirwa, bibasabe bibabwire nk'abanyarwanda, turi ku isi n'ubundi ntabwo turi ku isi nk'abatagatifu. Buri muntu wese akora uko ashaka. Burya ngiye njya mvuga nti ubwisanzure bw'umuntu ariko ntawe yishe, nicyo kintu njya mvuga. Hari abavuze ngo wavuze kana ngo yakwiba, nabivuze ariko nongeye kumubwira nti niba ari zo swingi zawe wumva biguhesha agaciro, cyangwa se wumva ari iyo umvuze uruhuka, kabisa ni byiza. Kuko ngiye mba umuntu wese yumva ntawe wishe, hatagize umuntu upfa cyangwa agirirwe nabi, kumva bigushimishije, kumvuga nta kintu bimbwiye, cyangwa se kunyifuriza inabi ntibe. Kuko
kuko umuntu arindwa n'Imana ibyo abantu bakora bose. Biriho rero kandi byahozeho, ariko nzi ko bitazahoraho kuko yababwira ko turi ku rugamba, tutari guhamba imbwa, turi guharanira yuko u Rwanda nawe wese. Ariko nicyo kintu kibabaza hano, ndashaka kugaruka kuri iyi nkuru hano mu Rwanda iri kuvuga Perezida Tshisekedi na Zelensky, Volodymyr Zelensky uriya wa Ukraine, uburyo hano bari kubahuza nk'abantu bamwe bameze kimwe cyangwa se banashyigikiwe n'umuntu umwe muri ibi bintu. Hano niho ndi bwibaze wenda cyangwa se turi bwibaze twese dutekereza, mbega ni ikintu gikomeye turi bwibazeho ariko muhame hamwe. Nuko rero nibyo navugaga nti twebwe turi guharanira ko igihugu cyaba cyiza, ariko tukaharanira yuko umunyarwanda wese yakwishima. Ariko ikibabaje siniyumvisha mu bihe turimo, mu bihe mvuga ko ari ibihe by'amage, by'ibiza, nkomoko, by'inzara, by'ubukene cyangwa se n'akarengane n'ibindi byose, umuntu azaza akavuga ati niba umuntu ari kurengana mw'ubu buryo. Hano ibintu byinshi burya tunavuga, ikintu kinashimishije ngewe nanagarukaho byinshi tutiriwe tunanavunika tujya kuri tele cyangwa abaturage cyane cyane ko abaturage bo bakennye badasigaye bakibona n'amafaranga yo kuba yahamagara umuntu ngo amubwire ati dore hano duhuye n'akarengane. Ubwanyu ibinyamakuru byanyu ibyinshi ni naho tubikura. Umuntu yabitangaza yabivuga ati ibi bintu ntibikwiye, ngo dore umwanzi w'igihugu, dore interahamwe. Koko tumwizerwa n'interahamwe. Aha hantu harambabaza cyane. Umuntu yavuze gutya hari mba ntekereza ko wagira ngo yabavuze ibyo atazi cyangwa ibyo atazi. Nuko rero banyarwanda, banyarwandakazi, niba ari uko mubibona mukumva ko munyita, ariko kwifuza kwanyu cyangwa ari byo byifuzo byanyu simbizi, ubwo Imana niyo ibizi kandi niyo igena byose. Nuko rero banyarwanda, banyarwandakazi, aho kugira ngo ufate igihe cyo kwibasira umuntu uri guharanira yuko ibintu byagenda neza, uri guharanira yuko abanyarwanda bamererwa neza, bakwishima, tukava mu kigero cy'akababaro tukajya mu byishimo, wakagombye gufata iya mbere uri guharanira yuko ahubwo ibyiza by'igihugu byagera ku bantu bose, abantu bakavamo agahinda nk'ubu bukene n'ibiki. Ariko urirwa ufata icyemezo cyo kwirirwa userereza umuntu, nta kari gaciyemo. Rero bari mu Rwanda, mu mahanga, mwese mukomere cyane, Majyaruguru n'Amajyepfo, Burasirazuba n'Uburengerazuba, ndabashuje cyane. Nuko rero hano hari inkuru yasakaye hano mu Rwanda iri kugaruka cyane kuri Tshisekedi na Zelensky umaze igihe kirekire mu ntambara hariya muri Ukraine. Ariko bakavuga bati ubashyigikiye n'umwe, ni umuntu umwe. Bavuze icyo bita denominateur commun cyangwa se icyita rusange hagati ya Perezida Tshisekedi na Zelensky wa Ukraine. Icyo bita icyita rusange abantu bakizi 15 guteranyaho 20 bizahurira kuki kugira ngo ube wabasha kubigabanya, bagaca umurongo bihuza byose ati tuzashyiraho ikihe cyita rusange kugira ngo ibi bintu bizabashe kugabanyika. 60-30 ni ikihe kizabihuza cyose, nicyo bita icyita rusange. Rero nubu rero icyo bahuriyeho, turabizi neza ko Zelensky ari umuntu ushyigikiye, ni umupro americain n'aba ba western bose, mbega ni umuntu ushyigikiwe cyane, ariko akaba ahanganye n'Uburusiya mu nkunga ya Abarusiya, ku buryo bavuga ati duhanganye na Zelensky ariko mu ishusho yindi. Hano rero niba iki ngiki bagiye kutubwira ari uko Kongo ahanganye nabo bahanganye nayo mu ruhande rw'ushyigikiye Zelensky, nicyo turi buze kureba. Kimwe nuko hari abantu baza bavuga bati buriya Kongo impamvu ihoramo ibibazo ni ukubera ko nyine abazungu baba nabo bashaka ko ibyo bibazo bihoramo kugira ngo babone uko bayisahura. Aha se bigiye kugaragara yuko nta muzungu ufite inyungu muri Kongo mu kuyisahura muri iyo ntambara.
twigarukiye rero ku iki cyita rusange, hano mu nda y'ingoma bakomeje berekana bati uramutse ukoze isesengura ryoroshye wabona icyita rusange hagati ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Bose ni abantu bagiye ku butegetsi baharanira inyungu urebye neza zitari iz'ibihugu byabo, ahubwo zaba gashaka buhake bashya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ndashaka kugira ngo turebe ese ni uwuhe mwuka cyangwa se bimeze gute hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Amerika. Ni ukuvuga ko icyo hano bari kwerekana mu iki gika tumaze dusomye, yerekana ko yaba Zelensky yaba na n'uriya mugabo Antoine Tshisekedi yuko bose bagiyeho atari ku nyungu za bene gihugu, ahubwo inyungu zabagashaka buhake bashya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kintu njye nkigaruka nkavuga nti mwaretse tugahana inyungu z'abanyagihugu bacu, abanyagihugu tukamera neza, tukishima, tukanezerwa, tugahuza umugambi, tugahuza imisambi ikabika, tugahuza inkoko zikagira zite, tukareba ko twakwishima tukanezerwa dukoreye abanyagihugu bacu. Ibizi n'inyigisho zihoraho ngenda mba nanifuza. Hano si igihe Kigali amaherezo tuzagenda mu mugambi umwe twubake u Rwanda koko abanyarwanda twese twisanzura mu bwisanzure buzira imbereka, ku buryo mwizerwa nzaza niba mvuze ni ngenda abona ibi bintu byagumbye gutya mutazanshyira igicibwa cyangwa mwifuze ko napfa cyangwa munyifurize inabi bizaba. Ese Mana yanjye njya bisaba Imana ntibyazagiza umunsi bikaba, simbisaba umunsi umwe. Burya iyo usaba Imana aho kuyisaba icyumba kimwe cy'inzu jya uyisaba ibyumba ushaka byose kuko ibiri iwayo. Sinyisaba umunsi umwe w'ibyishimo, ndayisaba ibyishimo by'igihe kirekire gishoboka, ku buryo abanyarwanda nabo bazaza muri bya bihugu biyishimye ku isi, abanyarwanda basaranganya, abanyarwanda nta mushomeri, abanyarwanda nta wicwa n'inzara, nta munyarwanda ubeshyera undi cyangwa musenyere cyangwa yifuze ko yakwangara. Rero bombi hano mu nda bakomeza babivuga bati bombi bagiye ku butegetsi nk'ibimanuka, ari bashya muri politike, cyane ko umwe yatwaraga tagisi voitire Buruseli mu gihe undi yari umunyarwenya wabigize umwuga. Reka mbabwire burya ikintu cyitwa kuyobora igihugu ni gake uzabonaho ko burya umuntu wo mu bisubizo nta guharanira ibintu biragorana. Nyine biriya bintu biba bikomeye kugera ku butegetsi, burya bisaba nyine kuba warariye karungu, bisaba kuba nyine waragiye hashoboka, warabaye inzahare tu ni ukuzahara. Niko ngiye mbibona, kuko uzanarebe n'abantu biyemeza kuvuga bati dufashe initiative yo guharanira uburenganzira bwacu. Ni iki buse mu Rwanda ubu twahagurutse kugira ngo tuvuge akarengane kari mu Rwanda. Ntihari abadogiteri afite za dogitora n'amadogitora mu mibare n'ibiki byose, ntihari abacuruzi bakomeye n'ibiki, abo bose nibicaye ntibaturusha ibyo byose tuvuga by'ubukire n'iki, nitwirwa twicwa n'inzara. Rimwe na rimwe umuntu akabura ntatega moto cyangwa nagura interineti. Ntago rero guharanira none se abo ngabo ntekereza ko ari igihe bareba bati turaharanira se uburenganzira tubufite, turaharanira se yuko twabona ibyo kurya kandi turi kurya. Niko njya ntekereza. Ntawe uharanira ibiryo kandi abirimo rero, cyangwa aharanire kunywa kandi ari mu binyobwa. Ibyo ni ryo juru ry'aba yaribonye, niko njya mbitekereza. None ngo Buruseli mu gihe undi yari umunyarwenya wabigize umwuga ndetse yanyuzagamo agakina na za filime. Hari n'amashusho akunze guhererekanywa Zelensky agaragaramo ari gutebya, bikageraho acuranga piano yifashishije igitsina cye imbere y'imbaga. Amaye nka data. Bagiye ku butegetsi ibihugu byabo biri mu bibazo, aho kugira ngo babikemure cyangwa se bigabanuke, birushaho kwikuba ku buryo ibintu byagiye irudubi.
magingo aya Ukraine ikomeje kuba umuyonga umunsi ku wundi. RDC nayo nuko mu burasirazuba bwayo ntibucya kabiri. Kiev naho usibye intambara yatumye abantu bahuga, ni kimwe mu bihugu by'i Burayi birangwamo ruswa. Kongo yo ni kure kubi ku buryo udatanze kitu kidogo nta serivisi uhabwa. Uramutse ugenzuye imiyoborere yabo, buri wese hari imbaraga zimuri inyuma kandi zituruka ahantu hamwe i Washington DC. Wakwibaza impamvu Amerika yaba iri inyuma y'aba bagabo b'ibimanuka muri politiki kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabona ubwigenge mu 1776. Imyaka 16 niyo yonyine yashize iki gihugu kitari mu ntambara zitandukanye hirya no hino ku isi. Imyaka 16 byonyine kuva mu ntambara ya kabiri y'isi kugeza mu mwaka wa 2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kugira uruhare mu ntambara 201 muri 248 zari zimaze kuba hirya no hino ku isi. Izi ntambara zose Amerika ishoza cyangwa ikagiramo uruhare zigwamo ababarirwa muri za miliyoni, abandi batagira ingano bakava mu byabo. Muri kumva turakibereye mu nda y'ingoma bakunze b'urubuga rwacu kuri Ganza ukuri tsinda ukuri Ganza Shekina. Nongera mbasaba gukora subscribe, like ndetse na share wo kumva mwizerwa ari kuganira gusa, ahubwo unamanuka aho ngaho ukoreho kuri like, ukore kuri comment, tukomeze twungurana ibitekerezo. Turabakunda kandi turabishimira cyane. Turacyakomeje rero n'ibi ngibi. Amerika igihe yabanaga n'u Rwanda byari bimeranye neza. Sinzi munsunikira ikinyamakuru cy'icyo gihe byari bimeranye neza uko u Rwanda na Zaire ku bwa Habyarimana byari bimeze, amahoro yarasagambaga, ibintu bimeze neza. Ariko iyo bigeze ahangaha simpamye uko ibintu bimeze. Urugero rero nk'intambara yo muri Vietnam, njya nigarukira kandi ngiye nanivugira nti ese ubundi Amerika n'ibyo bihugu byose nibyo bicura bisasu n'ibiki, tubana neza ntiturwane nk'abanyarwanda, tukibera iwacu ntitubaha icyasha, ariko ibyo ngibyo amafaranga tukaya tuyakoresha mu buhinzi n'ubworozi no kugaburira bene gihugu no kubigisha ibirenze, ku buryo n'Amerika nabibakenera igasigara ahubwo avuga ati barantu hava abahanga, reka tubarindire n'umutekano batiriwe bahendwa n'ibikoresho bya hano. Byose cyaba ari igitekerezo cyiza ntore mwe. Noneho rero urugero nk'intambara yo muri Vietnam, imibare igaragaza ko yaguyemo abasivile 2 miliyoni, iya Korea igwamo 3 miliyoni, iya Iraq igwamo abasivile hagati ya y'ibihumbi 200 na 450. Umuntu ntiyavuga intambara Amerika yateje ngo yibagirwe iyo Afghanistan yaguyemo abasivile 100,000, abarenga 2 miliyoni bakava mu byabo, cyangwa se intambara ya Syria. Icyo izi ntambara zose zihuriyeho nuko aho kuba umuti w'ikibazo zirangira zisenya igihugu burundu, ku buryo abaturage basigara bari mu bibazo birenze ibyo bakozemo. Niba ushidikanya kuri ibi, Iraq ishobora kuba urugero rwiza. Mwibagiwe na Libya, ahubwo niba ntayivuzemo na Libya ntago sinzi impamvu ari n'iki gihugu cyo muri Afurika we kwa Gaddafi. Imibare yo muri 2019 igaragaza ko 40 miliyoni z'abanya-Iraq, 60% by'abaturage bose b'iki gihugu binjizaga nibura ari munsi y'amadolari ari munsi y'amadolari 6. Ibi siko byahoze, kuko mu myaka y'1980 iki gihugu cyari mu bikize mu burasirazuba bwo hagati, aho nibura amafaranga umunya-Iraq yinjizaga ku mwaka yari ari hejuru y'ay'Umushinwa. Nta wakwirengagiza kandi ibikorwa remezo
bigezweho iki gihugu cyari gifite, none ubu bikaba byarabaye amateka ku buryo umunya-Iraq umwe muri 5 aba munsi y'umurongo w'ubukene, ndetse abagera kuri 25% bakaba batagira akazi. Nyuma yo kubona ko intambara zidatanga umusaruro wari witezwe, kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa nkaho yaciye undi muvuno, ihitamo kujya iteza umwuka mubi mu bihugu yifashishije abatavuga rumwe nayo. Ubu buryo busa n'ubwasimbuye ubwo iki gihugu cyakoreshaga bwo gushyigikira imitwe irwanya leta. Ntawakwibagirwa uburyo Amerika yashyigikiye Syria Democratic Force, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria. Birasa naho iyo Amerika igiye mu gihugu runaka iba ifite inkota y'amugi 3. Kuri aka kantu no komantere gato ndagenda nkubita agakomantere hano, nagira ngo mbabwire ko ikintu cya mbere, niba Amerika ica mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ikajya guteza umwuka mubi, nawe nifuriza guteza umwuka mubi, ariko niba uri ku butegetsi icyo kintu kiroroshye kugira ngo ugihoshe. Shaka uburyo rero aba batavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere yo kugira ngo bajye kumvikana n'umunyamerika bumvikana nawe, si byose umvikana namwe. Burya rega ibintu abantu bapfa, burya ngiye narabibonye, abantu bapfa kwiyemera cyangwa se cyangwa se gukumirana. Umunyamerika arajya gushaka utavuga rumwe n'ubutegetsi, mfite abana narababyaye cyangwa n'abavandimwe banjye bajya gushakwa n'uwahandi nkaho ngiye, kandi twagombye guhurira kwa data kwa papa. Nko mu Rwanda urugero, ingobyi ihetse abanyarwanda n'u Rwanda. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muganire, umunyamerika nazaza asanga ikibuga cyanyu mwaracyubatse kiri compact, mushyiraho komisiyo y'amatora, buri wese abivijira, nutsindwa n'uwatsinzwe wiyemeza uvuga ati ndatsinzwe, ku buryo biba bigaragara, nta bujura mu majwi, nta kwikanyiza. Ubundi habeho ikintu cyo kuvuga ati niba twarahamukiranye, niba twaragize gute, twarahuye mu kabari singuhe ku nzoga, iriyo rwangano ruvaho ngaho, noneho abantu babane neza mu mahoro. Ako si ka komantere gake ko muvuga ngo ndavuga simbagira inama. None uburyo bwa mbere ikoresha ni ukwitwaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi runaka ndetse na sosiyete sivile. Ubu buryo nibwo bwakoreshejwe mu bihugu by'Abarabu byo mu majyaruguru ya Afurika mu nkundura y'imyigaragambyo yabaye mu mwaka wa 2010-2011. Ubugi bwa kabiri Amerika ikoresha ni ugufasha imitwe yitwaje intwaro bikorwa binyuze mu nzego zitandukanye zigenga za Amerika. Ubundi buryo ni ugufata umuntu bakamugira ikirangirire, bakamwerekana nk'umuyobozi. Aha ingero ni nyinshi, ndetse nabyo bimaze iminsi bikoreshwa mu Rwanda mu kibazo cya Ingabire Victoire na Paul Rusesabagina. Aha niho ngiye kwibaza, se kuvuga ibi ngibi gutya ni uruntu rwaba ruri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda n'iki? Kuko harimo umubano mwiza, niko ntekereza. Mbona ibi ngibi bitaba, ahubwo baba bari kuririmba ati tubanye neza, Amerika yateye u Rwanda inkunga iyi n'iyi, byagenze gutya. Ubu ugezweho mu karere ni Dr Denis Mukwege wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bose ni abantu baremwa na Amerika, muri ubwo buryo bakagirwa ibihangange. Niko Juano niba ari Guaido Senze wo muri Venezuela afatwa, cyangwa se Alexei Navalny wo mu Burusiya. Iyi nzira kandi niyo yanyujijwemo Perezida Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tangiye kuvuga aho yanyujijemo. Mbere ya 2019 iyo wavugaga izina Zelensky, abanya-Ukraine n'abandi banyaburayi biyumviraga umugabo uri aho, umunyarwenya uhora ashishikajwe no kureba uko uruganda rwa sinema rwatera imbere. Yari umuhanga mu gusetsa ku buryo byageze aho akina komedi ari gucuranga piano akoresheje igitsina cye.
iyi se iraba atari video bashyizeho hano. Vladimir Zelensky 2016 ndabona bashyizeho hari video. Izina rya Zelensky ryatangiye gutumbagira mu mwaka wa 2015 ubwo yakinaga muri filime y'uruhererekane izwi nka Servant of People. Muri iyi filime Zelensky akina ari umwarimu w'amateka utsindira umwanya wo kuyobora igihugu. Nyuma y'uko abanyeshuri be bamufashe, hano bakomeza bavuga ngo izina rya Zelensky ryagaragaye mu mwaka wa 2015 ubwo yakinaga muri filime twavuze hariya. Muri iyi filime rero Zelensky ngo akiri umwarimu w'amateka utsindira umwanya wo kuyobora igihugu, nyuma y'uko abanyeshuri be bamufashe amashusho yitotomba abereka ko adashyigikiye ruswa iri muri guverinoma ya Ukraine. Iyi filime yaje gukundwa cyane na benshi muri Ukraine. Abaturage batangira kubona Zelensky nk'umuntu w'intwari watinyutse kuvuga ruswa yavugwaga mu butegetsi bwa Petro Poroshenko. Nyuma yo kubona iki gikundiro uyu mugabo afite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramushyigikiye kugeza ageze ku ntebe yo kuyobora Ukraine. Ibyari filime bihinduka ukuri, ariko iki gihugu cyo cyari kibizi neza ko kizamwifashisha mu gusenya Uburusiya. Ndakurahiye, ibintu birakomeye. Tshisekedi rero yahoze atwara abagenzi mu mujyi wa Buruseli. Hano rero ngo bakomeza bavuga bati urugendo rwa Zelensky rusa n'urwa Tshisekedi impanga. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero asa n'uwaguye ku ntebe y'ubuyobozi avuye ku kazi ko gutwara taxi voiture Buruseli mu Bubiligi. Félix Antoine Tshisekedi yamenyekanye cyane nk'umuhungu wa Etienne Tshisekedi, umugabo wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo wahirimbaniye kuyobora icyo gihugu inshuro nyinshi kuko yahanganye na Mobutu Sese Seko, Laurent Kabila na Joseph Kabila apfa atabigezeho, ahubwo bigwirira umuhungu we. Mu 1945 Félix Antoine Tshisekedi yajyanye n'umuryango we i Buruseli mu Bubiligi. Yamaze igihe kinini atwara taxi voiture mu mihanda itandukanye yo muri uyu mujyi. Mbere y'uko yinjira muri politiki mu mwaka wa 2008, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaza kumubona nk'umuntu uzazifasha kugera ku ntego zayo mu karere k'ibiyaga bigari. Ndakanyagwa, ibintu ko numva bitoroshye. Aha rero nubwo turi gusoma ubusesengu ibi bintu, ndumva harimo quelque chose, ndumva harimo ikintu. Sindiraza niba politiki y'akarere k'ibiyaga bigari igiye guhinduka. Hano mu karere k'ibiyaga bigari mwabona ko ari irema zari zikomeye cyane. Niba Kongo igiye kuyobora akarere, byageze naho amatora y'umukuru w'igihugu azamo amanyanga, iki gihugu kikaruca kikarumira, kandi atari ibintu gisanzwe kizwiho. Kuri ubu Tshisekedi na Zelensky bari ku murongo wa Amerika wo kwirinda gutera ibihugu, ahubwo bakifashisha abayobozi bamwe nk'umututu w'imbunda ushobora gutuma barasa mu cyayenge mu bihugu ishaka. Ibi byose Amerika yagerageje muri RDC na Ukraine bigakunda. Imaze igihe ishaka no kubigerageza mu Rwanda ariko bikaba iby'ubusa. Nyuma yo kubona ko bitazakunda, Amerika imaze igihe kinini ishaka guhindura ubuyobozi mu Rwanda binyuze muri Tshisekedi. Ni igihe kinini igihe Tshisekedi amaze buriya. Ushobora kwibaza icyo Amerika ipfa n'u Rwanda rutagira umutungo kamere nk'uwayo, ariko niba ukurikiranira hafi politike mpuzamahanga y'iki gihugu ni ibintu byoroshye kumva. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho, ntizigeze zishaka ko hari igihugu basangira umwanya wo kuyobora isi cyangwa se kikaba cyavuguruza ibyemezo by'abayobozi bayo. Niyo mpamvu akenshi iyo bigeze muri Afurika, Amerika yifuza ko yahora inyuma, abaturage bakaguma mu bujiji ku buryo bayoborwa mu buhumyi. Kuba u Rwanda rutemeranya n'ibi, ahubwo rukagaragaza ko abanyarwanda n'abanyafurika bakwiriye kwigira, bituma Amerika irubona nk'ikibazo ku buryo
hatagize igikorwa mu maguru mashya, aka gahugu gato kazatuma Afurika yose ihumuka, Abanyamerika bakabura umugati, ndakurahiye. Ibi bintu rero ni ibyo twisomeye mu kinyamakuru bita igihe.com, nicyo cyabyanditse, nicyo mbabwira. Niyo turi gusoma ikinyamakuru bita Igihe, buriya tuba turi kwisomera mu nda y'ingoma, tuba twigereyemo neza neza. Nagira ngo mbabwire yuko ibi twasomaga ahangaha ariho twari turi kubikura. Ni igihe rero cyo ku itariki zingahe? Igihe cyo ku itariki 27/3/2023 saa 2:55 ku nkuru ya Musangwa Arthur. Ubwo rero icyo yatangije Twitter cyitwa tarusange hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine. Niho rero twakuye iyi nkuru, ntimugire ngo arahandi tuyikuye, twabateguriye uyu munsi. Twanibajijeho cyane tuti ese Amerika n'u Rwanda igihugu bari bibanye neza, inkunga nyinshi bati tubatera inkunga, n'abafatanyabikorwa bakataraboneka, mu by'ukuri ibintu byaba bigeze ahangaha. Ubwo rero nabyo tuzabigarukaho ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, cyangwa se umubano w'abafatanye niba waba uri gucika uyu munsi. Nicyo kintu wenda turi kwibaza, ariko iyo bigeze aho byandikwa bino, ariko si ubwa mbere, ndumva n'igihe banditse, ndumva nabyo tuzagenda tubigarukaho. Gusa ariko nanone ikintu nongera kugarukaho kandi nanashyigikira cyane, kwigira kwa Afurika no gushyira imbere abenegihugu, abanyagihugu bakabana neza, bagakorera hamwe, bakazamuka. Ni bya bindi navugaga nti amafaranga cyangwa se ubushobozi tugenda tutakaza ngo turajya kugura imbunda zo kurwana ubwacu turi abanyagihugu, bino byakagombye gufasha ibihugu byacu bigatera imbere kurusha, kugira ngo bahore mu matiku, bahore mu mateshwa, bahore barwana umunsi ku munsi. Bakunzi bacu rero, ndumva ikiganiro twabateguriye cyageze ahangaha, kikaba gisoreje ahangaha. Ni Mwizerwa Silva rero, Perezida PS Imbera kuri Kigali mu Rwanda, bakomeje kuganira kandi mukomeje kuganira. Uwiteka bahire, kandi ikiganiro ndababwira ngo nakagaruka. Ciao.